Muraho neza inshuti namwe bakunzi ba Physio Rwanda, dore indwara 10 ziteye ubwoba ziterwa no gukoresha telefone cyane. Nguhaye ikaze muri video y'uyu munsi. Izo ndwara nizo tugiye kurebera hamwe, ariko kandi ku musozo ndaza no kukubwira uburyo wazirinda kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kibazo gikomeye cyane abantu benshi batitaho, ariko kirimo kubangiriza ubuzima buhoro buhoro. Telefone yawe ushobora kuyifata nk'inshuti yawe kuko igukorera byinshi bitandukanye uba wifuza, ariko se ujya utekereza ko ishobora kuba ari nayo igutera uburwayi bukomeye? Uyu munsi ushobora kuba ufite uburwayi bumwe muri ubu ngubu, burimo nko kubabara ijosi, ushobora kubabara umugongo, ushobora kubabara umutwe, cyangwa se amaso yawe akaba ananirwa ukibwira ko ari ibintu bisanzwe. Oya, hari indwara nyinshi ziteye ubwoba zituruka ku gukoresha telefone cyane. Niyo mpamvu tugiye kugenda tuzirebera hamwe imwe ku yindi, ndetse ukamenya n'icyo wakora wirinda imwe ku yindi. Ni indwara 10 ziteye ubwoba ziterwa no gukoresha telefone cyane. Reka tuzirebere hamwe, turebe n'icyo umuntu akwiriye gukora kugira ngo abashe kuba yakwirinda hakiri kare. Indwara rero iza ku mwanya wa mbere bayita text neck. Iyi ni indwara abantu benshi bafite, ariko bamwe bakaba batabizi. Iyo urebye telefone cyangwa se ukamara umwanya munini kuri telefone, ijosi ryawe urabona ko riba risa n'iryunamye, umutwe wawe ukajya imbere cyane. Ibi ngibi rero bituma imitsi y'ijosi irushaho kuremererwa, bigatuma na disike zo mu ijosi zangirika. Ibi ngibi bikagira ingaruka mu gutuma ugira ububabare bukomeye mu ijosi, kujya ubabara umutwe, no gutangira kumva ibiganza byawe bisa naho bikakaye, cyangwa se ukaba wakumva byakamutse, cyangwa se ukaba wakumva birimo ibinya, cyangwa se n'utuntu tujombamo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubundi burwayi buza ku mwanya wa kabiri ni ukubabara umugongo. Burya ushobora kuribwa umugongo bitewe no gukoresha telefone yawe. Burya kwicara nabi ukoresha telefone, urugero ugasanga urahengamye, wihese, ntabwo wagoroye umugongo. Ibi ngibi bitera umugongo wo hasi kubabara cyane, imitsi igakomera cyane, bikaba bishobora kugeraho utakibasha kwicara igihe kirekire, yewe ukaba ushobora no kujya ubabara no mu gihe waba uhagaze. Birumvikana ko hari abantu barwaye umugongo ariko uterwa n'uburyo ki bakoreshamo telefone. Uburwayi buza ku mwanya wa gatatu ni sciatica. Iyi ni indwara iteye ubwoba cyane, ariko abandi bavuga ko atari n'uburwayi, ahubwo ari ibimenyetso biza bikagaragara, bityo bikaba bikubangamiye. Iyo wicaye nabi burya igihe kirekire uri gukoresha telefone, umwakura wa sciatique urakandamizwa. Uyu ni umwakura twabonye ko uturuka mu mugongo ukamanuka mu itako, bityo ukamanuka no mu maguru. Iyo rero uyu mwakura wa sciatique ukandamijwe, bituma wumva ibimenyetso birimo nko kubabara bituruka mu mugongo, ugasanga ububabare buragera mu itako, yewe bukaba bwamanuka no mu kuguru. Hari n'abageraho batabasha kugenda neza kubera ubu burwayi bwa sciatique buba bwaturutse ku kuba wakoresheje telefone mu buryo butari bwiza, bitewe no kuba nicaye igihe kirekire. Ubundi burwayi buza ku mwanya wa kane ni ubwitwa carpal tunnel syndrome. Burya akenshi abo ngubu bukunze kugira abantu bandikira kuri telefone, bandika ibintu byinshi. Birashoboka ko uganira n'umuntu ugasanga wenda uri gukoresha message, urakoresha amachatsi atandukanye, bikaba ngombwa kuri buze kwandika ibintu byinshi, cyangwa se urimo urakora amaraporo kuri telefone cyangwa se no kuri mudasobwa, aha byagendana. Burya rero iyo wandika cyane kuri telefone, intoki zawe zirakora cyane, icyo bita overuse mu rurimi rw'icyongereza, bikaba bishobora gutuma yamyakura ndetse n'imiti yo mu kuboko igenda yangirika, ndetse ikaba yaruha bitewe no gukora cyane. Bikaba rero byakuviramo ibimenyetso birimo kubabara mu kuboko, kumva intoki zawe zananiwe, ndetse by'igihe kirekire, bitewe n'uko ibingibi bikora kenshi, bishobora no gutuma intoki zawe ziba pararize, cyangwa se ukuboko kose muri rusange. Uburwayi buza ku mwanya wa gatanu ni ubwitwa digital eye strain.
iki gihe ho amaso yawe arangirika bitewe no gukoresha telefone igihe kirekire. Burya kureba kuri screen igihe kinini bishobora gutuma amaso yawe ananirwa agatangira no kubabara. Ibimenyetso birimo kubona ibihu cyangwa se kubona ibintu bisa n'ibicuramye, ushobora kuribwa mu maso ndetse no gutangira kubona uburyo warebaga neza bigenda bigabanuka. Ni ukuvuga ngo ushobora gutangira kujya ubona ikintu ari uko ucyegereye cyane, haba harimo umwanya munini ukaba utakibona kandi mbere wakibonaga, cyangwa se ikintu kukireba ugasanga nucyegera ntabwo ariko kiri. Iyi rero ni indwara ikomeye cyane iterwa no kuba umuntu akoresha telefone cyane bitewe n'urumuri rwayo ruba rwaragiye rujya mu maso yiwe, bikaba rero byatera ibyo bibazo bitandukanye mu bijyanye n'imirebere. Ubundi burwayi buza ku mwanya wa gatandatu ni ukubura ibitotsi cyangwa se icyo nakwita sleep disorder mu rurimi rw'icyongereza. Burya gukoresha telefone nijoro bishobora kukuviramo kudasinzira neza, kubyuka unaniwe ndetse no kugira stress. Ibi ngibi bituruka ku rumuri ubundi rusanzwe rutangwa na telefone rwa blue light cyangwa se urumuri rw'ubururu. Uru ni urumuri rero rwangiza ibitotsi ku kigero cyo hejuru. Niyo mpamvu nka keshi ushobora kuba ufite ibitotsi ariko wajya nko kuri telefone ukabona ibitotsi biragiye. Rero abantu bakunze gukoresha telefone cyane bagiye no kuryama bishobora kubagiraho ingaruka, bakaba batinda gusinzira, cyangwa se waba usanzwe unayikoresha mu masaha menshi ukaba wabura ibitotsi. Urumva ko biragusaba kuba wakwitwararika. Uburwayi buza ku mwanya wa karindwi ni ukuribwa umutwe cyangwa se kubabara umutwe. Burya iyo ukoresha telefone cyane imitsi ndetse n'imikaya yo mu ijosi ibyo byose biragenda bigakomera, bityo bigatuma amaso yawe nayo ananirwa. Ibi ngibi rero bitera umutwe uhoraho, bikaba byanatera migraine ku bantu bamwe na bamwe. Birumvikana ko rero nabyo ugomba kugerageza ukabyitwararika. Birashoboka ko warwaraga umutwe uturutse kuri telefone, by'umwihariko bitewe no kuyikoresha igihe kinini ndetse no kuba ijosi ryawe ryagumye mu mwanya umwe ridahindura uburyo ki rimeze. Uburwayi buza ku mwanya wa munani ni stress, umuhangayiko cyangwa se anxiety. Ibi byose binagendana no kwiheba. Burya telefone yawe ntabwo ari iy'umubiri gusa, ahubwo n'ubwonko ibugiraho ingaruka ku kigero cyo hejuru. Burya gukoresha imbuga nkoranyambaga ku kigero kiri hejuru bishobora gutera guhangayika, bishobora gutuma wigereranya n'abandi ukabona mu by'ukuri hari abo mungana cyangwa se hari abagize ibyo bagira bitandukanye n'ibyo ufite, bikaba byatuma uvuga uti njye nasigaye inyuma, ndakora nta terambere ngira, nta kintu na gito ngeraho. Ibyo byose rero uburyo ugenda ufata uburyo ubuzima bw'abandi bumeze ubugereranya n'ubwawe bishobora kuba byakuviramo kugira anxiety cyangwa se depression, bikakuviramo guhangayika no kwiheba. Icyo gihe bikaba byakugeza ku kindi kigero kiri hejuru, ukaba watakaza icyizere cy'ubuzima kandi wari ugikeneye kuba wabaho igihe kirekire. Ubundi uburwayi buza ku mwanya wa 9 nicyo bita poor posture cyangwa se imimerere mibi. Burya iyo ukoresha telefone nabi ukaba wabikora igihe kirekire, umubiri wawe uhindura shape cyangwa se uhindura imiterere ndetse n'imimerere, ugasanga urahitamye buri gihe, ibitugu byawe ugasanga byaramanutse bisa n'ibyahengamiye imbere, umugongo wawe warihinnye bitewe n'uburyo cyo ukoresha telefone. Ibi rero bishobora kuguhindura burundu uko ugaragara, umuntu yajya kureba akagira ngo ufite ubumuga, kandi by'umwihariko warabitewe no gukoresha telefone wunamye cyane ukayikoresha mu buryo butari bwiza. Reka twigire ku burwayi bwa 10, ngira ngo byose muri kugenda mubyumva kugira ngo icyo udasanzwe ukora neza ubashe kugikosora. Uburwayi bwa 10 ni ubwitwa disc herniation cyangwa se uburyo disc ishobora kuva mu mwanya wayo igasa n'isohoka igana inyuma. Ubu ni bumwe mu burwayi bukomeye cyane buterwa no gukoresha telefone cyane cyane mu gihe wunamye. Buryo ukoresha telefone nabi igihe kirekire, disc zo mu mugongo zirangirika. Izi disc
ziba ziri hagati y'amagufa y'umugongo. Ibi ngibi rero bitera ububabare bukomeye cyane, bikanatera rwose kuba wabagwa mu gihe ubu burwayi bugeze ku kigero cyo hejuru. Niyo mpamvu rero utagomba gusa kumenya ikibazo, ahubwo ugomba no kumenya igisubizo. Niyo mpamvu ngiye kwinjira mu gice cy'ingenzi turebera hamwe icyo ukwiriye gukora aka kanya, ndetse ugomba kujya witaho kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza, wirinde ibyo byago. Niba kandi waramaze no gufatwa, ubashe kuba wagabanya ubwo bubabare. Dore rero ibyo wakora: ugomba gufata telefone nibura ukayizamura ku rwego rw'amaso. Iki ni ikintu cya mbere ugomba gukora. Ibi ngibi bikurinda kunamira muri telefone cyane, bigakoraho bya bibazo byari guturuka ku mugongo, bigakoraho bya bibazo byari guturuka ku ijosi, ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye nk'uko twagiye tubigarukaho. Ikindi ukora ku mwanya wa kabiri, ntugakoreshe telefone amasaha menshi utanyuzamo ngo uruhuke. Ibi nabyo byakugiraho ingaruka mbi zikomeye cyane, kuko bituma ya mitsi, imikaya, ibyo byose bigenda bikaruha, na ya myakure yatwaraga amakuru ntigende neza, ugasanga irabangamirwa. Ibyo byose rero bikaba byagutera bimwe mu bibazo twagarutseho haruguru. Niyo mpamvu rero uba ugomba gukoresha telefone amasaha make, ukaruhuka n'umubiri ukongera ukiyubaka neza, ukaba wakongera ukayikoresha. Ibi ngibi nibyo bihita bitujyana kuri iki kintu cya gatatu, aho abahanga batubwira ko nibura buri minota 30 ugomba guhagarara ukagerageza kurambura umubiri, cyane cyane ko abantu benshi bakoresha telefone bicaye. Niba wari wicaye ukabona iminota 30 irashize, hagarara ugerageze kurambura umubiri. Ibi ngibi biragufasha cyane. Ikindi kintu cya kane ugomba gukora ni imyitozo y'ijosi n'umugongo ya buri munsi. Ni ukuvuga ngo imyitozo y'ijosi n'umugongo ntabwo ari imyitozo igoye. Ushobora kujya hano kuri Physio Rwanda cyangwa ukandikaho wenda imyitozo y'ijosi, aho kuri YouTube baraza guhita bakwereka n'ubundi video za Physio Rwanda, ukaba wahita uzireba ukaba wayikora. Iyo ni imyitozo yoroshye cyane. Ikindi kintu cya gatanu ugomba gukora ni ukwirinda gukoresha telefone uri mu buriri. Burya abantu benshi bakoresha telefone bari mu buriri birabangiza cyane, kuko bituma umubiri uguma mu mwanya umwe, ya mitsi, ya mikaya byose bikananirwa, ugasanga ntabwo umubiri wawe uri gukora neza. Ikindi kintu cya gatandatu ari nacyo cya nyuma ngiye gusorezaho, ni ukugerageza kugabanya igihe nyine ukoresha telefone yawe. Ugakoresha telefone ariko ukanyuzamo ukanagenda ugatembera, kuko ibi ngibi nibyo bigufasha kuba wagira ubuzima bwiza kandi butekanye. Inshuti za Physio Rwanda rero, ngana ku musozo, reka mbabwire ko telefone atari mbi, nta nubwo naje kuyibabuza, ariko kuyikoresha nabi nibyo biteza ibibazo. Niba ufite kimwe muri ibi bimenyetso nagarutseho haruguru, ntukakirengagize, wumve ngo wenda ejo kizaba cyagiye, mu gihe waba utahinduye imyitwarire. Tangira guhindura uburyo ukoresha telefone uyu munsi ukurikije inama twakugiriye haruguru. Niba kandi iyi video bigufashije, kanda kuri like, ukande na subscribe niba wari utarabikora, kuko ibyo ngibyo nibyo bizajya bituma video zacu zitandukanye zihita zikugeraho. Wibuke no kuyisangiza undi muntu uwo ari we wese wifuriza ibyiza, ndetse wifuriza ko yakwirinda ubu burwayi.